tugeze ku nkuru y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique. Ni kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika. Ahangaha yamubajije ibibazo byinshi, hari n'abandi bagenda babyibaza rwose batandukanye. Amubaza ku bijyanye no kuba abona hari umwe mu bana we wazamusimbura ku butegetsi, anamubaza n'impamvu abavandimwe batagaragara muri politiki mu Rwanda. Ese no kubera iki? Nawe ushobora kuba ubyibaza, ariko hano umukuru w'igihugu yamusubije yuko u Rwanda atari ubwami, ko ingoma ya cyami yarangiye, ubu ngubu ibintu bifite uko bikorwa kandi n'abavandimwe be bafite amahitamo yabo, kandi ko nanone ibyo bakora nta kibazo rwose babeyeho neza, kandi ko batajya mu mwanya runaka kubera ko ari abavandimwe be, ngo avutse amahirwe undi kubera yuko hari umuvandimwe we. Perezida Paul Kagame rero ntakozwa ibyo kuba hari umwana we wazamusimbura ku butegetsi. Perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ko adashyigikiye ibyo kuba hari umwana umwe mu bana be wazamusimbura ku butegetsi, kuko u Rwanda atari ubwami. Mukuru w'igihugu yabitangarije umunyamakuru François Souda, usanzwe ari n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique, kimwe mu binyamakuru bikomeye hano ku mugabane wa Afrika, mu gitabo cye yise Conversations with the President of Rwanda. Ubwo President of Rwanda avuga ni Paul Kagame, ntumve undi wari we. Ni Paul Kagame bagiranye icyo kiganiro na Perezida w'u Rwanda, arangije ahita agiha umutwe ugira uti ikiganiro twagiranye na Perezida w'u Rwanda. Ku ipaji ya 91 y'icyo gitabo, Souda yabajije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niba yifuza kubona abana be muri politiki, byaba ngombwa umwe muri abo bana be akaba yamusimbura ku butegetsi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamusubije ko atabishyigikiye, ati u Rwanda si ingoma ya cyami, kandi ubu bwoko bw'imigirire irimo icyene wabo kuragana ubutegetsi n'itonesha rishingiye ku muryango ntabwo ariko dukoramo ibintu. Ubyumve neza, u Rwanda si ingoma ya cyami, kandi ubu bwoko bw'imigirire irimo icyene wabo kuragana ubutegetsi n'itonesha rishingiye ku muryango ntabwo ariko dukoramo ibintu. Yunzemo ati icyo nizeye ku bana banjye kiroroshye cyane, nuko bakwihitiramo ahazaza habo ubwabo, ntabwo batandukanye n'abandi banyarwanda nabo bahitamo bakagira amahitamo y'ahazaza habo. Ubwo bagomba guhitamo kimwe n'abandi banyarwanda, atari ukuvuga ko bagomba guhitamo kuko ari abana banjye. Perezida Kagame kandi yanabajijwe ku bavandimwe be badakunze kugaragara mu ruhame nk'abandi bafitanye isano n'aba perezida bo muri Afrika. Ati ku mugabane wa Afrika rero iyo umuntu ari perezida usanga barumuna be, bashiki be, bakuru be, abo mu muryango kwa se wabo, aho yashatse baramube, bose abo bose bagenda bagaragara rwose aho ngaho kuri table d'honneur hari imbere rwose, no yewe no mu bagize guverinoma, kuko hari ibihugu byinshi muri Afrika usanga abagize muri guverinoma usanga ushaka gusangamo abantu barenze 5, 6, 7 bo mu muryango umwe. Asubiza ko babaho neza kandi batuje ariko badatoneshwa. Atabo mu muryango wanjye babaho neza kandi batuje ariko ntabwo batoneshwa. Abajijwe niba kutagaragara cyane mu ruhame ku bavandimwe be ari icyemezo gishingiye kuri politiki, amahitamo y'ubuzima cyangwa impanuka, yasubije ko ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bijyana n'imyemerere nuko yumva ibintu ku giti cye. Ati sinizera ko abavandimwe banjye bakwiye ibintu birenze iby'abaturage basanzwe. Si ukubatesha agaciro nk'abavandimwe banjye, ndabakunda nkabubaha kandi nkihuza nabo. Icyo ntemera ni amatonesha yihariye. Ntabwo nashidikanya kuba nakoresha uburyo bwanjye bwite kandi bwihariye ku bw'inyungu zabo. Ni nko kugira ibyo yakoresha, ubwo nubwo avuga ugakoresha amafaranga ye, agakoresha ubushobozi bwe, akagira ibyo abafasha ku bw'inyungu zabo.
ariko ibintu byose bigiraho bigarukira. Ntabwo nzakoresha ububasha bwanjye mvusa undi muntu ikintu kugira ngo umuvandimwe wanjye abe ari we ugihabwa. Surinyesa, ntabwo nzakoresha ububasha bwanjye mvutsa undi muntu ikintu kugira ngo umuvandimwe wanjye abe ari we ugihabwa. Ayo ni amagambo y'umukuru w'igihugu abwira umunyamakuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique, akaba n'umwanditsi mukuru wacyo François Soudan. Yakomeje avuga n'ibindi kuri iyi ngingo yagendaga abazwa n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique. Ati cyakora yunzemo ko mu gihe cyose icyo umuvandimwe we akeneye kigomba kuva mu byo atunze kandi akaba afite ubushobozi bwo kuba yakibona, nta cyamubuza kumufasha kubaho ubwo buzima bwiza. Anga umukuru w'igihugu aravuga ati umuvandimwe wanjye afite icyo akeneye, nanjye mu bushobozi bwanjye nkanyifitiye ubushobozi nta kimuha rwose akakibona kugira ngo abe mu ubwo buzima bwiza nkabimufashamo. Ariko ibyo kuba yajya mu mwanya runaka ko ari umuvandimwe wanjye, hari undi muntu wari ushoboye kuba yajya mu mwanya agatanga umusanzu mu kubaka igihugu, ibyo ngibyo rwose François Soudan nibo byibaza nk'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique, n'abandi babyibaza yaba ari abanyarwanda n'abandi hirya no hino ku isi. Subiza amerwe mu isaho, ntabwo ari ku Rwanda rukora ibintu. Kwara ku munyamakuru amugaragaza ati hirya hino muri Afrika ibintu rwose, iyo umuntu abonye inshingano rwose usanga mu muryango baba nabo basakiwe. Kuko baraza kugira bati nko muri Uganda uzasanga umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Bakubwira ati minisitiri wa siporo ndetse na minisitiri w'uburezi, kuko minisiteri ya siporo na minisiteri y'uburezi muri Uganda birafatanya. Ministry of Education and Sports muri Uganda bakubwira yuko ari first lady wa Uganda, Mama Janet, umugore wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, ayoboye minisiteri y'uburezi na siporo. Umuhungu we n'umugaba mukuru w'ingabo, umugabo we ni perezida. Bakubwire nka hariya muri Malawi kwa Lazarus Chakwera, bakubwira ati guverinoma rwose yayishyizemo abantu bo mu muryango we, abantu bo mu muryango we. Aragenda gufatira mu muryango we baramu bavandimwe be bashiki be bari we yuzuza muri guverinoma. Chakwera mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ati siko hano bikorwa, siko bikorwa hano, ibintu bigira uko bikorwa, ntago tukiri muri monarchy, ingoma ya cyami ntabwo ariyo tukirimo. Nuko nguko rero icyo kiganiro cyari kibanze kuri iyo ngingo muri rusange. Urumva n'igitabo kirimo ibintu byinshi, ariko uyu munsi twakurebereye kuri iyo page muri rusange. Twakurebeye kuri iyo page, 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 kuri iyo page ijyanye n'ibyo ngibyo umukuru w'igihugu yasubije kubibaza yuko hari umwana abona wazamusimbura ku butegetsi, ndetse no kuba abavandimwe be batagaragara mu ruhame, dore ko na benshi mu banyarwanda batazi nabo bavandimwe kandi barahari rwose, kandi umukuru w'igihugu avuga ko babayeho neza nta kibazo gihari. Mu gihe mu bindi bihugu rwose ahubwo babona ku gasongero tubabona kuri table d'honneur yewe bakanabyitwaza rimwe na rimwe, abandi bagahabwa n'imyanya batanayishoboye, ariko ubona yuko umukuru w'igihugu aravuga ati siyo migirire n'imigenzereze yanjye.